ikindi cyabaye kinakomeye cyane ni ibitabo bindi bongereye muri Bibiliya by'Abamakabe. Bishatse vuze ko biriya bitabo imbere Kiliziya itari bifite. Kiliziya ntiyemeraga ibyo bitabo. Bivuga no kuri William Tyndale bamutwika. Yego. Azira nyine Bibiliya. Hari amagambo yavuze. Yaravuze ati, Lord, open the eyes of the King of England. Baramutwika. Cyambwire n'abantu uko turi mu isi turi abagenzi. Yego. Abashyitsi n'abimukira. Turi abashyitsi n'abimukira. Yego. Aba Puritans ni abantu bari bafite gakondo zabo muri icyo gihugu. Ndetse reka nabwira abantu nta nubwo bari abantu basanzwe, ntago bari abantu b'abatindi. Hoya. Bari abantu bafite imibereho myiza. Babakire. Ariko bari abantu biyeguriye Imana. Amen. Ariko abantu b'Imana bahungiye aba Puritans kandi batangira nta mibereho idasanzwe babayeho imibereho y'icyaro, barahinga, Imana irabahira. Batangiye aba Puritans, icyo gihugu cya Amerika gitangira kugaburira Uburayi ibyo kurya. Yego. Abantu bibereye mu cyaro. N'ubu ngubu abantu bajya mu cyaro bahinge rwose, bagaburira imijyi. Bagaburira imijyi ibyo kurya. Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Nshuti muvandimwe duhuriye kuri murongo w'umucyo w'isabato, ndakuramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe nanone yuko tubonye uburyo Imana itubashishije nk'uko twabigambiriye ubushize ko tuzongera guhura tuje kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana yabidushoboje, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Ntabwo nje njyenyine, ngarukanye na mwene data umuvandimwe Keri Rwamapera. Turi kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ijoro rigeze hehe. Tumaze gukora ibiganiro bitari bikeya, nubwo naho atari byinshi cyane, dusuzuma iby'amateka y'ukuri guhanganye n'umwijima, umucyo uhanganye n'umwijima, ukuri guhanganye n'ikinyoma. Twibaza ngo mbese ijoro rigeze hehe. Dufite ibyiringiro by'umugisha yuko Kristo ari hafi kuza, igitondo cy'umuzuko abana b'Imana bategereje, umuseke ugatambika tugataha iwacu. Niyo mpamvu turi kwibaza aho ijoro rigeze. Muvandimwe ndagusuhuje. Wowe tugiye gukorana ikiganiro Keri. Amakuru yawe? Turashima Imana. Imana yacapfa icyubahiro. Amen. Nirigiye ko Imana yakurinze, nanjye nuko. Yego. Kandi tubonye amahirwe yo kongera gusubukura aho twari tugereje. Duherukana tuganira ku mwaduko w'Uprotestani. Protestani twasanze ari inyenyeri za mu gicuku, imuri zimurika gake cyane muri cya gicuku kidasanzwe cy'ubuyobozi bw'umunyabugome wo Satani yahaye intebe nk'uko byanditswe byera byagiye bibyerekana. Twabonye aba Protestani dusobanukirwa bari bo yuko ari abahakanye bahakanye inyigisho z'i Roma, kandi bari bafite amahame akomeye cyane, amahame 5 watubwiye, ariko kugengwa n'ubuntu kandi ubuntu gusa, kwizera, ukwizera gusa, Yesu Kristo gusa, ibyanditswe byera kandi ibyanditswe byera byonyine, ndetse no guharanira icyubahiro cy'Imana kandi Imana yonyine gusa. Ibyo bintu byari bihabanye byihabya n'inyigisho za Kiliziya Gatolika zo zumva Bibiliya ikwiriye kugendana n'imigenzo, kandi icyubahiro atari icya Data wa twese gusa n'umwana we, ahubwo na Roma ikeneye icyubahiro ku buryo nawe yitwa Papa cyangwa se Data, ibihariye Imana yonyine. Ndagira ngo rero dusubukura aho twari tugereje, ariko mbere yuko dusubukura nk'uko ari umuco wacu kwiragiza Imana,
n'ubundi reka mfate umwanya mbanze nsenge hanyuma tujye mu kiganiro dusenga Imana. Data, turagushimiye ku bw'ubuntu bwawe bwinshi n'imbabazi utugirira. Tugushimiye kandi uko wongeye kuduha amahirwe kugira ngo tuzivuganire ijambo ryawe. Twebwe turi abanyabyaha, ntabwo twera, ariko wowe urera. Turagusaba kugira ngo tweze amagambo akuturuka mu kanwa kacu, amagambo yo guhesha abatwumva umugisha, kandi ngo adukizanye nabo. Abatwumva nabo baha umugisha wawe, ubamurikishe mu maso hawe, Mwuka Wera abane nabo, kugira ngo ijambo ryawe nk'uko wasezeranye ko ritazasohoka ngo rigende amara amasa, ahubwo rizasohoza icyo waritumye. Ayo magambo asohoreye muri twebwe, nibyo dusabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire, twamaze kubona uko Protestant bwavutse, ingaruka byagize, abantu bakongera kumenya ukuri, ijambo ry'Imana rikakomeza kurindwa. Batweretse Protestant bamwe na bamwe, aba Wardens, ba John Wycliffe, ba John Hus, ba Martin Luther, ba John Wesley n'abandi. Utwereka umurimo w'ubugorozi bakoze, bagakongera kumurika umucyo w'ijambo ry'Imana. Nibutse abantu b'Imana ko Zaburi 119:105 tuvuga ko ijambo ry'Imana ari itabaza ry'ibirenge byacu, umucyo umurikira inzira zacu. Uwo mucyo rero wongeye kurasira mu mwijima mu gihe cy'abahakanyi, Abaprotestani, mu murimo wabo w'ubugorozi. Ubwo bahise bahinduka n'abagorozi, bagorora ibyagoramishijwe na za nyigisho za Roma. Ndabaza ikibazo, mbaza ni mbese ni gute Roma yitwaye mu guhangana n'ubu Buprotestani buvutse mu murimo wabwo, by'umwihariko w'ubugorozi? Roma yabigenje ite? Ese yabifashe nkaho ntacyo bitwaye, cyangwa hari icyabaye kugira ngo ihangane n'Ubuprotestani? Roma ntabwo yicaye, yego, hari ibintu byinshi yakoze. Hafi gahunda zose z'itorero ry'i Roma, ariryo Roman Catholic Church, zahindutse gahunda zo kurwanya Ubuprotestani. Ariko wenda mbere y'uko tubyinjiramo cyane, nzi ko iki kintu usanzwe nkivuga, ariko twakongera tukakivugaho. yego, Iyo tuvuga Ubugatolika, ntabwo tuba tuvuga Abagatolika duturanye. yego, Iyo tuvuga Ubupapa n'Ubugatolika n'ibyo bakora mu isi, ntabwo tuba tuvuga Abagatolika dusangiye amasambu, isano, abantu nta kintu bazi. Niba banabizi, niba nabo babirimo, kubera ko dushobora kuba dufite n'abavandimwe bazamutse hejuru cyane, bari muri izo nzego, ariko ubwo nyine bari mu bubasha bahabwa na Kiliziya. Ariko abantu abemera basanzwe bo baraho, Kiliziya bashaka kuba bayigaragiye gusa kugira ngo ishingireho ikore imigambi yayo mu isi. Rero aba bantu benshi n'abapadiri benshi nta bintu baba bazi, baba bazi ko bari ahantu heza, nta nubwo babaza impamvu baba mu bigo batemerewe kubana n'abandi bantu. bababeshye ko ari ukwihimana. Bakaba bati buriya uba wihaye Imana, Imana uyiha wihisha abandi bantu. Nyine ni bwa bujiji bwose Kiliziya Gatolika yubatse. Rero nta bintu baba bazi rwose, ntibanavuge ngo wenda turabibasiye. Bo bumve icyo bumva, bumve n'urundi ruhande, bitoranyirizemo icyabagirira akamaro. Nta kwibasira umuntu kurimo, ahubwo turavuga kuri system ya Kiliziya Gatolika, ariyo ikomoka i Roma, n'ibyo ibikora mu isi, n'ibyo yahoze ikora mu isi. Iki kintu cyumvikane wongeye gushimangira, nituvuga no Protestani, nabyo ndifuza ko abantu batakumva Protestani duturanye. Yego. Ahubwo bakwiye kumva iyo system yo Protestani n'amahame yabwo n'imikorere yabwo. Tuvuga Abadiventiste, toro ry'Abadiventiste, ntubibone nka babandi muturanye, hari bakoneshereje musangira inzoga se, musangira n'ingurube. Oya, ahubwo turi kureba system
ya Adventiste n'ibyo bemera. Yego. Ngira ngo ibyo bintu nitumara kubifata mu mutwe ntacyo tuzasigara dupfa, ahubwo tuzasigara dushaka ngo nihe hari ukuri. Hari ukuri. Tubarize inzira za kera twifuze kuzigenderamo. Aha. Uti rero Roma ni iki yakoze? Yego. Hari ibintu byinshi byabaye, harimo n'inama y'Trent. Habayeho bashyizeho urukiko rwa Inquisition. Yego. Urwo twaruganiriyeho ntabwo turusubiramo rwo kugira umugambi warwo wari wo gucira imanza abahakanyi, abaprotestant. Yego. Kandi baraziciriwe, barishwe, batwitswe n'izindi mpfu nyinshi ari urukiko rwabigennye bitewe n'ubushishozi bw'urukiko. Yego, mu mategeko niko bavuga. Ikindi cyabayeho nuko habayeho umutwe w'abajesuite. Ariko abajesuite abantu bajya banabibona ku twapa ahantu henshi, hari amazu babamo n'itsinda ry'abihaye Imana, habaho abadominikani, nuko habaho bene bikira ba Mariya, abantu nk'abo ngabo. Yego. Hari niho n'itsinda rero ryitwa iry'abajesuite. Abajesuite cyangwa Jesuits bajya muri politiki z'ibihugu, bajya mu ngabo, bajya mu madini, bajya mu buhinzi n'ahantu henshi. Ariko bo icyo bakora, icyo bashinzwe nuko barwanya ubuprotestant, nicyo bashyiriweho. Ugendeye ku cyerekezo cya Ignace Loyola washinze uyu mutwe. Rero uyu mutwe wa Jesuite urahari n'ubu barahari. Nicyo bahereye icyo gihe. Mbere yaho y'ubuprotestant ntabwo bari bahari. Abo bantu bashinzwe kuko babonye ko ubuprotestant bwinjiye mu mibereho nyinshi y'abantu, kandi bidasabye ko abaprotestant bafata abantu bakabafungira hamwe bakababuza ibi n'ibi. Oya, gusoma ijambo ry'Imana gusa. None icyo bakoze ni ukurema uyu mutwe uri diverse cyane, mugari cyane, ahantu hose winjira mu buzima bwose, kugira ngo bacukumbure barebemo n'akahe kantu kari muri icyo gisata gashamikiye ku buprotestant, bakarwanirizeyo, bakinjira muri politike z'ibihugu. Yego. Abajesuite bateje n'intambara nyinshi no mu 1800 yongiye mu Burayi. Habayemo intambara nyinshi zazanye ibyago byinshi, ku buryo Roma yatangiye kubiga, ariko twarababwiye ubundi politike nziza ni yacu, mugaruke. So bagiye binjira mu buzima bwinshi, politike, bakareba politike z'ibihugu ko bavanamo iyo element y'ubuprotestanti. Mu buhinzi nibwo haje, ubu ngubu hari n'ubuhinzi bwo mu makoperative ku isi. Ubundi umuntu ari yahinga akihaza agasagurira isoko. Simple, nta yindi filozofi irimo. Ariko yataga ati dukorere hamwe. Ni henshi rero bagiye binjira mu buzima bwose, aho abantu bari, ibikorwa by'abantu byose aho biri, abajesuite bagiye binjiramo kugira ngo bagende barwanya ubuprotestant. Ibyo bintu rero babigezeho, bagiye baba abajyanama b'abaperezida, wenda n'abaperezida batabizi. Inama zikaba, abantu bagafata ibyemezo, ariko ababifata bose babogamiye nyine ku nyungu za kiliziya. Mu buhinzi bajyamo abantu bakagira uko bahinga, mbese ahantu hose habura umudendezo kugira ngo abantu bahore babumbiye hamwe bari mu nzira imwe igana i Roma. Iyo niko bagiye babikora. Rero uwo mutwe wabayeho nyuma y'uko ubuprotestant buje. Ikindi imwe mu ngaruka zikomeye mu buryo Roma yagerageje guhanganamo n'ubuprotestant. Yego. Ikindi cyabaye kinakomeye cyane ni ibitabo
bindi bongereye muri Bibiliya. By'Abamakabe, bishatse vuba ko biriya bitabo imbere Kiliziya itari bifite. Kiliziya ntiyemeraga ibyo bitabo. Bivuga ni ukuri. Abantu bazabisome neza. Yego. Ariko inama y'Trent mu 1560 uko nguko. Yego. Nibwo yabaye. Kubera ko ubuprotestant bwagiye bubagaragariza ibintu bataniyemo bakora nko gusengera abapfuye za indulgence biki. Kandi koko bashatse mu byanditswe byera barabibura. Nta bintu biri bubashyigikira. Babura ingingo zibashyigikira. Noneho kugira ngo bumve ko aho kugira ngo bite ku kintu bumvise bagira icyo bahindura, bahisemo kwakira ibitabo bari nabo baranze biza kugira ingingo zimwe na zimwe zongerwamo byo zishyikira bya bindi barwanyaga. Yego. Nko mu gitabo cy'Abamakabe nibuka neza, ariko mpashatse nahabona. Yego. Havuga niba ari uwa mbere niba ari uwa kabiri, ariko nyine havuga ku kintu cyabayeho ngo ingabo z'Abisirayeli zagiye ku rugerero, ngo noneho zihura n'icyorezo bagwaye ari benshi. Ngo noneho baje gusanga bene wabo baje gusanga ngo baguyeyo, bareba mu myenda yabo basanga mu mifuka ngo harimo udushusho. None ngo bikagaragaza ko barakaje Imana kubera gusenga ibishushanyo. Icyo cyo nicyo, ariko ntaho byanditse muri Bibiliya. None ngo icyo bakoze ngo barabafata ngo bagenda babasabira ku Mana ngo ibababarire icyaha bakoze cyatumye bagwa ku rugamba. Icyo kintu rero ni ingingo bajemo ko abapfuye bashaka gusabirwa n'abakiri. Muri bya bindi tujya tubona bene wacu bajya gusaba igitambo cya misa cyo gusabira abacu bapfuye. Ubwo rero wasenga ibishushanyo wagira ute ugapfa, umuntu ashobora kugusabira inema, niba ari yo nema niba ari iki ukababarirwa nk'ibyo. So ibyo bitabo barabizana babishyiraho, bavuga bati noneho tubishyiremo kugira ngo bidushyigikire. Ariko ibyo bitabo Kiliziya Gatolika ntiyabyemeraga. Uretse ko bakoraga ibiri muri ibyo bitabo, kuko n'ubundi ni ubupagani busanzwe n'umuntu wese yabikora, ariko bo bari bataratera intambwe kugira ngo bemere ibyo bitabo. Urumva imyaka ibihumbi yari ishize birinda gukoresha ibyo bitabo babishyiramo. Mu by'ukuri biriya bitabo ntabwo ari ibya Bibiliya, kuko niyo dusomye muri Bibiliya mu magambo ya ba Pawulo, mu magambo ya Kristo, nta na hamwe akotinga kimwe muri ibyo bitabo. Ntabwo Kristo yigeze avuga kuri ibyo bitabo, ntabwo Pawulo yigeze avuga nk'uko byanditswe, ntaho nta na hamwe. Nta hantu na hamwe usanga mu Baheburayo, ahubwo ni Zaburi n'ibindi bitabo. Icyo kintu cyaba gitangaje mu by'ukuri, abakurikirana babitekereze neza. Niba ibyo bitabo byaraje mu mwaduko w'Abaprotestani, yego, kugira ngo bihangane n'inyigisho y'Abaprotestani bari kwereka Kiliziya Gatolika yuko zidahuje n'ibyanditswe byera, cyaba ari ikintu gikomeye cyane. Niba uhereye muri 538 ndetse na mbere yaho ubupawu Roma yigarurira ubukristo, yego, Kiliziya Gatolika igashingwa, ibyo bitabo bitarabagamo, ntabwo byabagamo, kaza mu kinyejana cya 16. Abantu babikorera ubushakashatsi, abantu bakwiye gukabukisha bibaze ibitabo bya Apokrifa byashyizwe ryari muri Bibiliya ntagatifu, baraza kubibona kuri Google. Ahari kandi tuzongera tunabicukumbure turebe ko ibyo bitabo rero bibereyeho kurwanya ubuprotestant. Yego. Rero njya mbona hari n'Abaprotestant babisoma, ariko ibyo ni iyindi subject. Koko biryohera, birimo inkuru ziryoshye, inkuru niba zarabayeho zibasha kudufasha, nk'iyo ngiyo irwanya ibishushanyo. Harimo inkuru zivuga zimo no kurwanya ingurube, kutarya ingurube, Imana barenganira isabato, barengana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ibyo bitabo Jerusalem Council ntabwo yari yarabyemeye, ko
kubera ibyo yagendeyeho byinshi yagendaga kuba iki gitabo cyanditswe mu gihe burayo kandi kikaba cyaranditswe imyaka 400 mbere ya Kristo hakiriho ibonekerwa hari ibonekerwa bakareba ibitabo byari byanditse mu Kigiriki bakareba naho byandikiwe hari ibintu byinshi bagendagaho kugira ngo bamenye kuko hari ibitabo byinshi koko ariko kugira ngo bimenyekane ni iki gitabo cyahumetswe na mwuka w'Imana so hari ibintu byinshi bagendeyeho byumvikana ntabwo wabona igitabo nk'icyo gihe giturutse muri Egiputa ntabwo ndetse kitabo ni oya so byari bihari byinshi bya filozofi nyinshi bya hehe na hehe ariko batoranyamo ibitabo nta nubwo ari ugutoranya byari bizwi avuga ati iyi niyo Bible rero Kiliziya Gatolika ntiyigeze yemera ibyo bitabo kugeza abaprotestani bahagurutse bakayereka ibyaha ikora noneho bavuga ati nta kindi dufite cyo kwireguza uretse gufata ibi bitabo bikadushyigikira babishyiramo ibyo ni bimwe mu bintu Kiliziya yakoze urakoze cyane urumva hari ibintu byinshi byakozwe watweretse itsinda ry'abajesuite utweretse akarengane gashishana n'ubundi kari ku bana b'Imana bakanashyirwaho urukiko rudasanzwe rwa Inquisition none abana b'Imana bo abo baprotestani abo bari mu murimo w'ubugorozi mu kumurika ukuri kw'ijambo ry'Imana wadusobanuriye mu cyigisho cyashize bo bitwaye gute kuri uru rugamba kuri ibi bitero bidasanzwe Kiliziya Gatolika ibagabyeho bo ni ugukomeza kwigisha ubutumwa bwiza nicyo bakoze cyane yego cyane n'inyandiko gukwirakwiza inyandiko ariko ikintu baharaniye cyane Bibiliya kuboneka yego mu rurimi abantu bumva kuko ibyo bavugaga byose babonaga ntabwo byumvikana Bibiliya idahari ngo abantu bisomere icyo rero nacyo Kiliziya yarakirwanije cyane yego ku buryo abantu benshi inkota yarabariye bazira Bibiliya uvuga ati Bibiliya ni igitabo gihambaye cyane ni gute abantu b'abaturage bakwisomera Bibiliya bakwiriye kuba umuntu wize usobanukiwe ari bubasobanurira yego jya bumva hari n'abantu bagenda bavuga ko hagomba kubaho abantu bize ari bo basobanura abateoloji ariko Bibiliya ni ijambo ry'Imana nta bundi buhanga burimo ntabwo ari ibintu byanditswe n'undi muhanga yego so nabo niyo filozofi bari bafite ni ibintu byinshi byabaye William Tyndale ni umwe mu bantu bagize uruhare cyane gushaka gushyira Bibiliya mu rurimi rw'Icyongereza yarabikoze akagenda yihishahisha akageza ubwo yahunze akajya Bibiliya yagiye azandikisha amateka avuga ko Bibiliya imwe byatwaraga amezi 10 yego kugira ngo bayandike n'intoki bivuze ngo nta tekinoloji yari iriho gutuma yego ibintu babikopiya bakora fotokopi yego no kwandukura bayandike noneho bakayishyira bayoherezaga mu mafu ikagera mu Bwongereza abantu bakagura amafu ariko harimo Bibles noneho amafu y'ubugari akawunga yego abanuza abajesuite babimenye bagenda bagura izo Bibiliya aho zibonetse hose buriya ikintu cyitwa amakuru abantu baracyanga bakagenda bakazigura zose aho ziri mu Bwongereza hose hanyuma izi Bibiliya nazo barazihenda ku buryo uwaguraga Bibiliya imwe yabaga atanze ikiguzi gishobora gukora izindi Bibiliya 3 yego ubwo yaguraga imwe 3 zigasohoka akagura 3 9 zigasohoka akagura 9 20 zigasohoka bageza baratsindwa
Bibiliya za William Tyndale ziragenda ariko barazirwanije kugeza ubu hari Bibiliya imwe yasigaye mu gihugu cy'Ubwongereza irahari muri museum irabitse. Ariko hari ikindi kintu abantu bumvaga nyine kitagezweho neza. Cyokora ubwami bw'Ubwongereza bwagiye buhura n'ibibazo bitandukanye ku buryo bwageze naho abami bagiye bahura n'amakuba kugera nkaho bubuze imbuto. Ubwami kubura imbuto ngo nyine kubura umuntu w'imingoma usimbura se ku ngoma. Baragenda batira umwami wa Scotland. Umwami witwaga James. Ubwo muri Scotland yari umwami James wa gatandatu. N'icyongereza ntabwo yari akizi neza. Baramuzana abo mwami w'Ubwongereza bamwimika ku izina rya King James the First. Ubwo aba James wa mbere mu Bwongereza ari na James wa gatandatu Scotland. Ntabwo bisanzwe. Ubwongereza amateka araryoha. Ubwongereza bwari bufite ibibazo byinshi kubera uprotestant bwajemo ntibabwuzuza, hakomeza kubamo imyiryane, abantu bashaka gusubira i Roma, habaho n'abami bongera gukorana n'ubupapa. Hari n'abo papa bagiye bahana ibihano bikakaye mbese butaraba uprotestant. Icyo gihe abantu b'Imana bitwaga ba Puritans. Puritan ni nko buriya nta nubwo ari izina ryiza. Ni nko kujya wumva ku makuru bakavuga bati hafashwa abantu ngo biyita ngo abera. Ibintu nk'ibyo ntabwo ari uko ababivugaga bari bazi ko ari abantu ari abari mu nzira yo kwezwa, ariko nyine bone ko bafite no mu buryo bwo kubasebya. Ngira ngo n'aba Methodiste twabavuzeho bushize. Aba Methodiste nabo ryari ikintu cy'igitutsi. Bagendera ku mahame bagenderaho batagonda ijosi. Ibyo bintu bahoze babyita abantu kandi umuntu ntiyigeza nabo nuko byagenze rwose. Ariko nyine kubera ko Roma yo ibibona ko uyu muntu ari ikibazo, n'abantu bose kabigisha ko uyu muntu ari ikibazo kandi ntiyagututse ntiyakugiriye nabi, nta kintu n'ibintu nk'ibyo. Gusa amazina turayubaha uyu munsi kuko yavuyemo ikintu gikomeye, ariko yakunze yaje ari ibitutsi nyine. Ngira ngo na Protestant ntabwo ariko bahisemo kwitwa. Nabo bahise abahakanye. Rero aba Puritans bari abantu rwose bari mu nzira yo kwezwa. Reka mbwira n'abantu b'Imana iki kintu bakitaho cyane. Aba Puritans nta theaters bajyaga, ibintu by'amakinamico, ibintu byo gukina. Ubwo mubona twe tujya ku maradiyo tugategereza amakinamico ntabyo babonaga. Ubwo nyine ari iki gihe umupuritan nta filime yarebaga. Ibyo bintu byose by'ibihimbano by'abantu kubera ko byarimo n'amagambo yo gutuka Imana bakabigiraho ikibazo, arimo n'amagambo none abaserereza bo ubwabo. Mfite ibitabo bya William Shakespeare nize no mu mashuri, ariko bituka aba Puritans, birabaserereza, bibakoraho amakinamico, amafaka bamenekaho, mbese ibintu byinshi. Nkuko hari n'amakinamico asebya abantu b'Imana muri iyi minsi ariho. Rero nabo nicyo gihe bari barimo. Ariko King James aje mu gihugu ashaka kunga impande nyinshi. Yafashe umwanya wo kumva abantu batandukanye bo muri icyo gihugu, ababishopu, abakaridinari, bande bose bakaza. Buri wese kandi urumva arashaka kugira isumbwe ku wundi. Ariko itsinda riza rikavuga ikibazo cy'abantu ngo bitwa aba Puritans. Puritans ni bantu ki? Baka Puritans, undi akaza Puritans. Hagize haravuga ariko abantu mubanzanire. Puritans bajya imbere y'umwami James. Arabareba. Kubera gusererezwa ibintu byinshi mu gihugu, nabo bari bageze nkaho bamera nkaho bihebye. Abenshi muri bo
nta n'abagore bari bafite. Yego. Ese ko kenshi na kenshi igihe abantu bari mu bibazo, iyo hari ibibazo nk'ibyo, nta nubwo ari igihe cyiza cyo kurongora. Ibyo nibyo kugira ngo abantu b'Imana bamwe tuvuye mu bintu. Yego. Ibyo bintu rero, ibyo bitekerezo ntabwo biba bikunze. Iyo bihari ntabwo ari ikintu kidasanzwe. Ubwo rero arabahamagara, baraza imbere y'umwami James. Yego. Arabareba, aravuga ati se ubu nkamwe mwifuza iki? Aravuga ati Nyagasani, turasaba Bibiliya mu rurimi rwacu. Yego. Bibiliya? Ati Bibiliya yandikwe? Bati rwose Bibiliya mu rurimi rw'Icyongereza. Yego. Ati King James niko gushyiraho commission. Yego. Kandi nawe yarabibonaga ko hakenewe icyo gitabo. Ashyiraho commission y'abantu bari muri 50 kugira ngo basemure igitabo cya Bibiliya bagishyire mu Cyongereza. Kimwe muri principles bagenderagaho nuko hari n'izindi Bibiliya na William Tyndale yasemuye na John Wycliffe muri University of Oxford yari yarasemuye. Zari zihari nyinshi, abagiraga nk'igitabo kimwe, ubutumwa bwiza bwonyine, isezerano rishya ryonyine, imigani yonyine, mbese nk'uko zari zihari. Ariko ikibazo cyari cyaragaragaye nuko n'abazisemuraga bazishyira mu Cyongereza hari igihe bashyiragamo bo uko ibintu babyumva. Avuga ati uyu murongo wanditse utya ariko ushatse kuvuga iki n'iki, akandika icyo ngiki cyo ushatse kuvuga, ntiyandike ijambo ry'ubwari icyo rivuga. Iyo kintu rero bumvikana ko uzasoma Bibiliya niba uzaba ufite ubwo burenganzira bwo kubyumva uko, ariko ijambo rimere nk'uko ryari rimeze mu mwimerere waryo. Nuko King James irandikwa kuva mu 1601 kugeza 1611, kuva 1603 kugeza 11. Imyaka 7 iyi Bibiliya ishyirwa mu rurimi rw'Icyongereza. Bayitayeho cyane, yitirirwa umwami James, King James version. Bahita King James version kuko niwe wayihagarikiye, niwe wakurikiranaga iyi commission ibyo yakoraga. Passage pa passage, abantu bagafata passages zitandukanye, ibitabo bitandukanye mu matsinda atandukanye. Noneho Bibiliya igiye kuboneka atari ukwihisha, iturutse ibwami. Yego. Mbega kandi ibwami ariho havaga abayirwanya. John Huss, no, William Tyndale bamutwika. Yego. Azira nyine Bibiliya. Hari amagambo yavuze. Yaravuze ati Lord, open the eyes of the King of England. Baramutwika. Ariko icyo yasabye cyagezweho. Koko haje umwami, amaso ye arahweza. William Tyndale bamwishe nabi, baramutwika, n'ivu rye barimena mu mugezi. Ariko ikiza uwo mugezi wagiye uko ugenda usuka kugeza mu nyanja zose nini zo kwisi. Mbese byari nk'aho bati ubu butumwa buzagenda n'ubundi bwuko bwaragiye. William Tyndale ibyo birangira bityo, ariko haje umwami, icyifuzo cye, isengesho rye ryarumviswe, umwami akaba ari uhagarikira iyandikwa rya Bibiliya. King James Bible iraboneka with noble language, ururimi rwiza rw'ibwami, kandi noneho nirwo ruri kuvugwa cyane, nirwo rurimi rwari rugezweho, n'ubu nirwo hari ruvugwa, ntarusimbura. Iyo ni achievement Imana yabakoresheje. Amen. Mu 1611 Abongereza bari bafite Bible. Amen. Kandi kuva icyo gihe
byararangiye. Nta wundi, ntabwo bongeye kugira ngo biki kuko umucyo wari ubonetse yari ultimate goal y'Ubuprotestant. Yego. Abantu batangiye kwisomera Bibiliya, bagurisha ibyabo barazigura kuko bari bafite inyota y'ijambo ry'Imana. Amen. Niyo mpamvu mu 1620 ubwo nanone ubwami bwatangiye kugenda bugaragaza ko butiteguye gukomeza umurongo w'Ubuprotestant nk'uko byanditswe muri Bibiliya. Abantu benshi bo mu Bwongereza bahisemo gufata inzira, aba Puritans, gufata inzira bakava mu Bwongereza. Baravuga bati ubu biranze, nta kindi twakora muri iki gihugu, tubasigira igihugu cyambwire n'abantu uko turi mu isi turi abagenzi. Yego. Abashyitsi n'abimukira. Turi abashyitsi n'abimukira. Yego. Aba Puritans ni abantu bari bafite gakondo zabo muri icyo gihugu. Ndetse reka nabwira abantu nta nubwo bari abantu basanzwe, ntabwo bari abantu b'abatindi. Hoya. Bari abantu bafite imibereho myiza, babakire. Ariko bari abantu biyeguriye Imana. Amen. Basize ibyabo, basiga gakondo, babona ko nta kindi Ubuprotestant buzageraho muri icyo gihugu cy'Ubwongereza. Mayflower, ubwato buhaguruka mu kwezi kwa gatanu, sinibuka, mu 1620 bugenda bwerekeza muri Amerika. Umugabane wari waravumbuwe kera, bawuzi kuriho, ariko ba Christopher Columbus, Imana ifite uko yabikoze, bo bawuvumbuye kera, bagiyeyo habayeho indwara nyinshi n'ibindi bibazo byinshi, byatumye rero badashobora gukomeza kubayo, n'intambara na Red Indians n'ibiki, badakomeza kubayo. Ariko icyakurikiyeho nuko icyo gihe aba bantu berekeje kuri uwo mugabane, bahanga leta yabo babayo. Iyo ni achievement imwe Ubuprotestant bwagezeho. Reka mbwira abantu ikintu gikomeye cyane kitureba. Abaprotestant basigaye inyuma, basigaye muri iki gihugu cy'Ubwongereza nyuma yuko bariya bagiye. Buriya mujye mutinya iyo bavuze ngo abantu mwari mufatanije, ariko bakavuga ati twebwe kubera ibi nibi turabona tutagishoboye gukomezanya namwe, tugiye dutya. Icyo kintu abantu bajye bagitinya, kandi bajye bakirebana ubushishozi, bavanemo ubwaka n'imijinya. Niki cyakurikiyeho mu Bwongereza? Abasigayeyo bashatse kwigarurira politike, bashaka gushinga politike ishingiye ku Protestant, niko batekerezaga. Ariko ishingiye ku Protestant, bafite umwami ushyira mu bikorwa iby'idini rishaka. Nguko uko bajyanye umwami wabo King Charles, bamuca igihanga. Inteko ari imuci, oya no wundi, yego, bamuca igihanga. Harimo abantu bakomeye cyane b'Abaprotestant bazwi, bari mu nteko, bamucira urubanza ko yagambaniye igihugu, bamuca igihanga. Igihugu cy'Ubwongereza kibamo ibindi bibazo byinshi, kugeza ubwo gitekaniye ku kuba hariho umwami na Bishop w'i Canterbury. Uyu munsi turabibona, ejo bundi habayeho imihango idasanzwe yo kwimika umwami. Yego. Mu by'ukuri yari yobowe n'idini, idini y'Abaprotestant bo mu Bwongereza. Urumva ko bamaze gutandukana na kwa kuri, kuko itorero rikwiye kuba ritandukanye na leta. Ahubwo Abaprotestant nabo bashaka kubaka igisysteme kimeze nk'iki, bashaka kubaka leta nka Roma uko ibigenza. Ndeka nabwira abantu, mbwira abantu ku kimwe mu bintu Kristo yagaragaje.
Kristo agiye Yerusalemu, abantu baramwishimiye. Ndagira ngo abantu, aba bantu bishimiye Kristo navuga ko bari abakristo koko, bari bategereje Mesiya. Yego, kandi barabyishimiye cyane. Ariko hari ikintu cyabaye gitangaje, nuko babonaga uyu Kristo azabahesha ibyo mu isi, azabahesha umurwa, azabahesha agaciro mu gihugu cyabo, mbese azabahesha ibintu byo mu isi. Uwo niwo Kristo bari bategereje. N'uyu munsi dufite inkundura nk'iyi no mu Badventiste, ariko no hanze, cyane cyane mu ba evangelicals, bifuza ingoma ya Mesiya ufite inkota izarya abanzi babo hano mu isi. Ariko bifuza ingoma ya Mesiya cyane, bifuza gutegeka igihugu cya Amerika ku buryo ingabo zihaguruka zigenda ziririmba indirimbo zo mu bitabo, bakagenda bakamara abanzi. Buriya reka mbwira abantu, iyo myumvire itandukanye kure n'ukuri kw'ijambo ry'Imana nicyo Kristo ashaka ku bantu. Aba Puritans bafashe inzira bava muri icyo gihugu kujya gukomeza ubugorozi, kandi igihugu cya Amerika ntikigeze gishingirwa ku idini, ahubwo cyo cyashyizeho uburenganzira umuntu wese w'umutimanama. Niko babikoze. Ubwo ushatse kumbwira ko mu byakozwe hamaze kubaho ubugorozi, Rome igahangana nabwo muri bwa buryo, imwe mu ngaruka zavutse ari ko abaprotestani bahungiye ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, iyo nayo ni iyindi ngaruka. Yego, bahungirayo, ubwo nyine ubuprotestani buba burimutse bukomereza ku mugabane wa Amerika. Yego, yego. Yego. Amerika yabaye ubuhungiro bw'abantu b'Imana, muri make yabaye ubuhungiro bw'itorero. Yego. Nuko koko nkuko mu byinshi babivuga, umugore yabonye aho ahungira. Yego, byashwe 12. Byashwe 12. Yego. Ahunga ikiyoka. Ahungira muri iki gihugu cya Amerika. Bagiriyeyo amahoro, babashe kubwiriza ubutumwa. Iyo turebye n'abamisiyoneri benshi bagiye baturuka muri icyo gihugu ba Protestant. Mu by'ukuri amadini ya Giprotestant hafi ya yose, yego, niho akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Ariko ibyo wenda tuzanabigeraho imbere. Ariko abantu b'Imana bahungiye, aba Puritans, kandi batangira nta mibereho idasanzwe babayeho imibereho y'icyaro, barahinga, Imana irabahira. Batangiye aba Puritans, icyo gihugu cya Amerika gitangira kugaburira Uburayi ibyo kurya. Yego, abantu bibereye mu cyaro. N'ubu ngubu abantu bajya mu cyaro bahinge rwose, bagaburira imijyi, bagaburira imijyi ibyo kurya ab'Imana yabibashishije. Ngira ngo baranabitubwiye ibijyanye n'uburyo Roma itegeka ku mugabane w'Uburayi habayeho gucwekera mu majyambere y'imitekerereze cyane. Mba warabivuzeho ibintu bikomeye cyane. Ariko Amerika noneho igiye guturwa n'abantu nyine baciye bugufi, nk'abo ngabo bahunze akarengane ko mu Burayi, nta n'ikintu bajyanye, nta kintu bajyanye. Nibo bantu bageze ku majyambere. Uyu munsi Amerika nyine irifuzwa, abashishikariye amajyambere bo mu isi bayibona nk'igihugu cy'isezerano, kubera ko abaprotestani bimitse amahame y'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yego, bagatanga umudendezo. Yego, ibyo byo nibyo, uretse ko bitazahoraho. Yego, uretse ko n'ubu hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko Amerika igiye iva ku murongo, ita umurongo, ku buryo ntabwo umuntu yatinya kuvuga ko hasigaye igihe gito Amerika igakora ibibi byinshi, ahubwo kubera ko nk'uko Bibiliya bivuga, nta kindi gihugu tubona kizahatira abatuye isi ikimenyetso cy'inyamaswa. Yego, ni ukuvuga ngo abantu bose bazashyirwaho ikimenyetso ari Amerika ibikoze.
abashaka kumenya amakuru by'umwihariko nibasome Ibyahishwe 13 igice cya 13. Tubona ko iyo nyamaswa cyangwa ubutegetsi bwavuye mu gitaka ayo bwavuye ahantu hadatuwe, n'ubutegetsi bundi bwavuye mu nyanja aribo bwavuye ahantu hatuwe, aribwo Roma. Hanyuma iyi nyamaswa ishyirisha mu bikorwa imigambi y'inyamaswa yavuye mu nyanja ariyo Roma, igahatira abantu bose batuye isi abimbata n'abumudendezo gushyirwaho icyo kimenyetso. Amerika izabikora. Abantu banitondera iryo jambo ngo igahata, kandi Amerika ntihata. Ni igihugu cy'umudendezo kugeza ubu, ariko kubera ko byanditswe mu ijambo ry'Imana bizasohora. Abantu b'Imana rero ntibongeye no kureba ku Bushinwa ibyo bukora, bakareba ngo Uburusiya ntibuze no kuyobya uburari. Hari ahantu ikintu kizakorerwa kandi harahari. Abantu bagiye no gufata ngo bije y'Ubushinwa ngo igizamuka, barababeshye. Ntaho biri. Amerika niyo yavuzwe muri ubu buhanuzi kandi niyo dutegererejeho. Rero Amerika yari ifite ikivuze icyo gihe, abantu baboneye ubuhungiro, babaye itorero ryabayeyo kugeza no mu 1844 uko tuzabibona muri icyo gihe cy'ububyutse bw'icyo gihe. Ibyabayeho ibyo byose byashobotse kubera itorero koko ryari ryarabonye ubuhungiro muri icyo gihugu. Yego, bakoze cyane. Ukomoje ku buryo Amerika izasoza amateka yayo, kandi wari umaze no kubitwereka uko Ubwongereza bwabigenje bushaka kwigana Roma. Amerika nayo iri hafi kubigenza gutyo. Ngira ngo hari inyandiko idasanzwe twabonye amakuru yayo mu mwaka ushize 2024 yiswe Project 2025. Iyo project, iyo nyandiko yanditswe n'abaprotestani. Mbega abaprotestani nabo bashaka kugena uko ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugomba gukora. Ariko ibyo bintu abaprotestani bagiye kwijandikamo nibyo Ubwongereza bwijanditsemo, niko Roma yabigenje, kandi ingaruka zabyo izaba mbi cyane. Ndagushimira ku bw'ikiganiro cyiza tugiranye. Amasaha aradufashe, biba biryoshye cyane, ntabwo twabimarayo. Yego. Twari turi kuganira uko uprotestani bwagabweho ibitero na Roma mu murimo wabwo w'ubugorozi n'ingaruka byagiye bigira. Utweretse ibintu bikomeye cyane ko Bibiliya yabonetse, kandi utweretse yuko abantu b'Imana baje guhungira ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu tubasha kureberamo igihe umudendezo ushyizwe imbere uko ibintu bimera. Amajyambere araboneka, abantu basenga uburyo babyumvamo, abantu bagatera imbere mu buryo bwinshi, umwijima ugahunga nyine umucyo ukaboneka, ibitekerezo by'abantu bigakora neza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni icyitegererezo cyabyo, ariko kandi tubwiye yuko n'ubundi bitazahora gutyo. Sinzi rero dusoza kuri ino ngingo tumaze kuganira y'uprotestani n'amajyambere yabwo no guhangana na Roma, icyo watubwira hanyuma dusoze. Icyo navuga ni uko ubuprotestani ntabwo bwarangiye. Protestani ntibwarangiye, bantu b'Imana. Uwiteka duhana umugisha. Amen. Dusengere. Yego. Data wa twese uri mu ijuru, wowe mukuru nyiribihe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Tubonye mu mateka gukora kwa gukomeye uhereye kera kugeza na bugingo n'ubu. Uwiteka uracyakora. Twakwinginze ngo ukorere mu mibereho yacu. Twebwe bariho muri iki gihe bakwizeye bagukunze, udufashe Uwiteka tugire ishyaka ryawe, kandi ishyaka riri mu bwenge ryo kutugeza mu bwami bwawe. Isi ikeneye ukuri kwawe. Uvugane n'abagore n'abagabo bari mu isi, uvugane n'abana bawe kugira ngo ubutumwa bwawe bugere hose, kandi urarike imitima y'abantu kumvira ijambo rya kugeza ubwo uzaza. Twakwinginze Uwiteka muri iyi minsi ngo uduhe imbaraga kandi uduhagarike ahakomeye, utuyobore nk'abana bawe, tuse mu izina rya Yesu. Amen. Amen.